kamwihore woshe umusozi n'umutera amabuye. Fatwa ako reka nkubaze. Ubona ndi mubi cyane ku buryo ngiye nashatse kujya guhiga uwo mwana uvuga nta mushaka ngo mubone. Turashize none. Tujye gushaka umwana. Mwiriwe yewe. Ese ko wumva ntabyara? Mwiriwe. Ubu mu byo abo wirirwamo harumva. Muraho neza. Mwiriwe muyo. Yego. Amahoro. Yego muraho. Komera cyane. Twari tubagendeye tubasuye. Muyobo wa muntu we wahora n'iki kungendera se n'ibibazo by'umugore nirirwa hano. Twirigwa iki wa muyobozi we ko ibintu byatuyobeye umugore hano aranzengereje yambereye umusaraba yambereye nk'ingurube Reka nkubwire uriya abantu nibo bahindura abandi babi. Jewe nta mahane nagiraga mbese ninjye ugira amahane ariko igihe cyose ibintu nkorera ninjye ugira amahane ibyo numva biba birimo ko nzamurira sibyo bintu koko ibyo bintu none ukona oya muyobo reka nzajya nkubwire ngiye kugira umugore utabyara hano umugore utagira akarimo hano umugore mbese njye namukuye iwabo nzi ngo tuzafatanya umurimo dufatanye urubyaro ariko njye niba ari iki niba byaranyobeye waje hano uje gukora iki imirimo uri kuvuga ngo ngiye nta kintu nzi gukora ni rimwe cyangwa kabiri jewe nkwisabiye uburenganzira niboneye nkana akazi ukanga ko njya kugakora ifu heryawe se ryakwemera atamuyobo yereka nkubwire uyu mugabo ngiye yarananiye uyu mugabo ntaba mu rugo uyu mugabo niba utaha ibicuku uyu mugabo ntagihaha mu rugo uyu mugabo nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ngo cy'inshingano z'umugabo agikora mu rugo noneho ngewe rero bitewe n'ubukene kubona wa mugani n'umuntu arimo akugerera ibiryo akihorera akazi wamuhaye uburenganzira nanjye nkajya gukorera amafaranga abarabyanze ubu mu kandi ikintu usanze dutonganira ndaje nsanga arimo aravugana n'indaya barimo gupanga bayohereza amafaranga ngo uyu munsi ngo baririranwa n'iki ubwo ibyo nibyo usanze turimo gupfa ariko urinda uvuga ngo njyewe ninda ntaha amajoro ungenzura ute njye niba ndi mu kazi ho gacukura imyobo we njye ngo nta macuko nta miki njye reka nze nkubwire urinda ugenda ukomeza ukunyita indaya wowe karara mu binaga wowe ki wangegera we urinda unuka ngo ndi indaya njye nigeze nkuzana indaya muntu barimo kunuka wabyumvise njye nigeze nkuzanira indaya muntu abandi bazanye indaya bakazana hano mu nzu bakakwereka yuko nta gaciro ufite nanjye ndakubaha nkagira unera itoteza umworera reka nkubwire hari igihe uzaba ariko nawe ubyite reka nkubwire uzabyicuza nanjye ntabwo ndi mubi cyane ushobora kubona ndi mubi ariko izi saha ni ukuri mu ndebe imbere yawe mubi gusa se mureke gushwana rwose mureke gushwana hari uyu mugore se w'inzengerezi ubundi umuntu ariko mudugu njyewe wundi ninjye muntu nk'uko usanga ubizi ninjye muntu mwiza muri ubu mahero gusa njyewe wundi umuntu ko ari ibyo umuntu avuga ngo gushaka nabi nimureke gushwana ikintu cya mbere uyu si umuntu mbana nawe ni dayimoni si wumva ko ari kuntuka mureke gushwana igihe twabaniye hari ubwo namututse mwubahane ntuke n'imbere y'abayobozi mwese murimo kuvugana igihe twabaniye mwihangane ibaza umuntu nuka nawe muyobozi uhari ibaza umuntu nuka nawe muyobozi uhari ni ukuri ngaho ndorere mugore w'inshinga amatwi mwebweho ikibazo unzi igice hari igihe nzagucurika ayo matwi nkayakurugushura akaresha nk'ay'urukwavu mwubahane ubu ikintu mwebwe mugomba gukora niba umugore atabyara ntabwo twabihamya mwebwe nimujye kwa muganga numva bavuga ngo afite n'umwana hanze. Guys, ndagushimira cyane wowe ugejeje kuri uyu munota warebaga iyi filime. Ndagushimira wowe wakoze subscribe ukaba udahwema kudukurikirana buri saha buri segonda uduhoza ku mutima. Ndagushimira kandi nawe utureba wicecekeye ntukande subscribe, gusa icyo nagushishikariza nuko wayikanda kuko tubateganyirije byinshi yuko
mu nkunda kandi nanjye ndabakunda, niyo mpamvu ntateshuka kubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Ndagushimira rero, tubonane muri video itaha.